igitaramo cya Diamond cyari gitegerejwe Kigali n'abakunzi be benshi cyapfuye. Ine 250 TV ndabasuje kandi bahaye ikaze mu nkuru ziri kugenda zivugwa mu bitangazamakuru byo hirya no hino ku isi, cyane cyane byo mu Rwanda. Iyo turayikesha igihe, igitaramo cya Diamond cyo kuri uyu wa gatanu tariki 23 Ukuboza 2022 cyamaze guhagarara nyuma y'igihe kirekire ategerejwe i Kigali, amaso agahera mu kirere. Byari byitezwe ko Diamond agera i Kigali kwa 22 Ukuboza 2022, icyakora birangira atahageze ku mpamvu zitamenyekanye. Benshi bakomeje gutegereza ko hagera mu gitondo cyo kuri uyu wa 23 Ukuboza 2022, umunsi n'ubundi w'igitaramo cyari bubereho agana saa 5 z'amanywa zo kuri uyu wa 23 Ukuboza 2022, igihe yahawe amakuru n'umukozi wa East Gold yamutumiye ko bari mu nama ngo babone uko batangaza igikurikiraho. Hari amakuru yizewe twabonye ko Diamond atakigeze i Kigali aho yari afite igitaramo. Kuri ubu ngubu ibiganiro birakomeje hagati y'abajyanama be ndetse n'abamutumiye, cyane ukuriye East Gold we yari yanageze muri Tanzania. Kugeza ubwo igihe cyandikaga ino nkuru, amatike y'igitaramo cya Diamond yari yamaze gukurwa ku rubuga ari gucururizwaho. Nta muntu uwo ari we wese uravuga icyemezo cya nyuma kuri iki gitaramo, nubwo amakuru ahari ahamya ko cyamaze guhagarikwa. Amakuru ahari avuga ko uyu muhanzi yanze kwitabira iki gitaramo ubwo atahawe amafaranga yose bari bumvikanye. Ni mu gihe abamutumiye bo bavugaga ko bumvikanye ko andi bazayamuha nyuma yaho. Ibi rero biragenda bite kubaguza amatike? Nk'uko bikubiye mu masezerano sosiyete igurisha amatike igirana n'abategura ibitaramo igihe ifitiye kopi, iyo bibaye ngombwa ko igitaramo gihagarara ku mpamvu iyo ari yo yose, abayaguze nibo bagira ijambo rya nyuma ku mafaranga yabo. Igitaramo cyahagaritswe burundu, bavuga ko abaguze amatike basubizwa amatike yabo bose, hanyuma uwateguye igitaramo akishyura iyi sosiyete igurisha amatike umubare w'ijanisha bumvikanye bari gufataho. Aha uwateguye igitaramo asabwa nibura kuba yishyuye ijanisha asabwa mu gihe kitarenze iminsi 7 nyuma yo gusubiza aya matike yaguzwe. Mu gihe igitaramo byo cyaba gisubitswe, abaguze amatike nibo batanga amahitamo kuko baguranirwa amatike cyangwa se bagasubizwa amafaranga yabo. Ubundi wagiteguye ni sosiyete igurisha amatike bagasigara baganira. Ngayo nguko rero kubari bategereje igitaramo cya Diamond i Kigali cyamaze guhagarara. Iyi ni 250 TV, ni mu nkuru ziba ziri kugenda zivugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, zaba izo mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Hanyuma nimba hari icyo wavuga kuri ino nkuru twandikire muri comment, ndetse ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira, byaba bijyanye n'ubuzima, imyidagaduro, imibanire hagati y'abantu n'abandi, ndetse n'ibindi biganiro bigaruka ku nkuru ziba zigiye zitandukanye zigenda zigaruka ku mbuga nkoranyambaga zo hirya no hino mu isi. Yewe nari Muhire, reka mbashimire mbifuriza weekend nziza ya Noheli. Ciao ciao.